nisabagira inteko y'abamarayika bo mw'ijuru. Ibyo byegera by'Imana ngaho nibisabagire, maze ubutsinzi bw'umwami w'ikirangirire buvugirizwa impanda z'ubucungurambaga. Isi yose nayo nihimbarwe, kuko yakeshejwe n'imuri zitabarika zibengerana, ubwo yatatswe uburanga n'umwami uhoraho iteka. Niyiyumvemo ko ntawe igihuriye n'umwijima, wahari uyibundikiye. N'umubyeyi wacu Kiliziya nishime, kuko ibengerana urumuri rw'agatangaza, maze amajwi ahanitse y'imiryango yirangire muri iyi ngoro ubwayo. Nicyo gitumye mbasaba namwe bavandimwe b'inkoramutima, mwakoranyijwe no guhimbaza umucyo w'agatangaza, dukesha urumuri rutagatifu, ngo mwifatanye nanjye kwambaza impuhwe z'Imana ishobora byose, kugira ngo ubwo yishakiye kunshyira mu mubare w'abapadiri, nubwo ntari mbikwiye bwose, insakaze mu mucyo dukesha urumuri rwayo, maze nshobore kwamamaza binoze ibisingizo by'iri tara. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane. Imitima yacu nihugukire iby'ijuru, tuyerekeje kuri Nyagasani. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Birakwiye kandi biratunganye. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ku rukundo rw'umutima wacu wose, kimwe n'ubuyoboke bw'amajwi yacu, byamamaza Imana Data itagaragara kandi ishobora byose, n'umwana wayo w'ikinege Yezu Kristu umwami wacu. We watwishyuriye kwasora iteka umwenda wa Adamu, agahanaguza amaraso ye matagatifu, bwa bucibwe buturuka ku cyaha cy'inkomoka. Ngibi rero ibirori bya Pasika, bitambirwamo ya ntama nyakuri, maze amaraso yayo agatagatifuza ingo z'abayoboke bawe. Ngirya joro wagobotsemo bwa mbere abakurambere bacu,
abana ba Israheli, ukabavana mu Misiri, ukabambutsa inyanja y'umutuku, uhabashakiye inzira y'ubumutse. Muri iri joro rero niho umwijima w'ibyaha watamuruwe n'icyezezi cy'inkingi y'urumuri. Iri joro ni iry'ubungubu rikomorera ingabire bemera Kristo ku isi hose, bitandukanyije n'ingeso mbi z'isi n'umwijima w'ibyaha, maze rikababumbira mu butungane. Iri joro niryo Kristo yazutsemo ava ikuzimu ari umutsinzi, amaze gucagagura ingoyi z'urupfu. Koko rero kuvuka ntacyo biba byaratumariye iyo tutagira amahirwe yo gucungurwa. Mbega imbabazi z'urukundo dukunda ngo zirabagatangaza. Mbega urukundo rutagira urugero, rugeza naho utanga umwana wawe ngo acungura abacakara. Mbega cyaha cya Adamu ngo uraba ngombwa, wowe wagombye guhanagurwa n'urupfu rwa Kristo. Mbega icyaha gihire cyo cyagombye guhagurutsa umucunguzi nk'uwo kandi wagatangaza. Mbega ijoro rihire by'ukuri koko, ryo ryashoboye kumenya ryonyine igihe n'isaha Kristo yazutse akava mu bapfuye. Iri joro niryo ryanditsweho ngo ijoro rizamurika nk'amanywa, ijoro rizambera urumuri mu byishimo byanjye. Ubutungane rero bw'iri joro buhashya ubugizi bwa nabi, bukuhagira ibicumuro, bugasubiza ubuziranenge abacumuye, bugasubiza ibyishimo abafite agahinda, bugatsemba inzangano, bugatera ubwumvikane, bukagusha ubukana bw'ingoma zose z'isi. Nuko rero dawe nyir'ubutagatifu, ugira ubuntu tugukesha muri iri joro, maze wakira ituro rigusingiza Kiliziya ntagatifu iguhereje kuri uyu mugoroba, ibigirije abagaragu bawe, rikaba rishushanywa n'iri tara ryakozwe mu bishashara by'inzuki. Ndetse tuzi ko inkongi y'umuriro ivuga, niyo muriro waka ushashagirira kubaha Imana.
nubwo urwo rumuri rushobora gukongezwaho na benshi, ntabwo rwigera rugabanurwa n'imuriba rukongejeho. Koko ruhora rushyiditswe n'umushongi w'ibishashara, inzuki zagombye gutara kure, maze umunsi umwe bibyara umubumbe w'iri tara ry'agatangaza. Mbega ijoro ngo riraba rihire koko! Muri ryo ibyo mu ijuru n'ibyo ku isi byahoberanye, abantu n'Imana ubungu bumwe. Turagusabye rero Nyagasani, ngo iri tara rya Pasika ryeguriwe kuba izina ryawe, ryeyure umwijima w'iri joro, kandi rigumye kwakirana ubudahwema. Uryakire umubavu w'umura neza, maze urumuri rwaryo rwibumbire hamwe n'urw'inyenyeri zo mu ijuru, inyenyeri yo mu rukerera, isangeri cyakirana. Ndavuga nanone ya nyenyeri yakirana iteka ntizime, ari we Yezu Kristo umwana wawe wahazutse, akava ikuzimu akereye kumurikira imbaga ya muntu, we ubahwa agategeka iteka ryose.